uzatsinda umunsi w'ejo, uzawutsinda cyangwa se uzakora neza ugira ibyo ubona, kubera yuko wamaze gutsinda uyu munsi uyu nguyu urimo. Niyo mpamvu uba ugomba gukora neza, ugakora ibyo ugomba gukora. Uyu munsi wahawe amahirwe, uyu munsi ugihumeka, uyu munsi ukigize gute, nyine uyu munsi ufite uyu nguyu wabayemo. Ibi mbigarukeho kwamamara waba ufite kose. Utabaye humble, trust me, ntago abantu bazagukunda, ntago abantu bazakunda ibyo ukora, nawe kandi ntago uzabaho mu buzima wishimye, kuko nta muntu ukuvuga kari urutega. Hi guys, reka nizere ko wowe ukurikiye Shandi TV aka kanya umeze neza. Iyo rero mbonye uhita umenya ngo ese ibintu noneho ni ibiki bigiye kuba, ni ibiki noneho Princess Diana tuzaniye, but you already know the vibe, sibyo? Uyu munsi rero nje kubabwira ibintu by'ingenzi cyane. Ndabizi hari abantu benshi mwari mukumbuye nyine kumva amagambo mbabwira, kubagira inama mu bintu bigiye bitandukanye, mu buzima busanzwe, mu rukundo, mu rugo, ahariho hose. Akaba ariyo mpamvu twongeye twagarutse tutazongera gusubira inyuma. Byari ngombwa yuko tubanza gufata akaruhuko. Mwarabibonye muri nuza za mbere, muri interviews twakoze mbere, bamwe mwagiye mutwandikira, abantu benshi mwaratwandikiye ku ma Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, wherever. Kabisa nabonye urukundo rwanyu, muri abantu b'abagabo cyane. Nukuri Imana yonyine ari izajya ibampera umugisha, kuko ibintu mutwereka, urukundo mutwereka, buryo ki mudusapotinga ni by'agaciro gakomeye. Hanyuma rero mbere yuko ntangira kubabwira ngo niki mbazaniye uyu munsi, please banza ukore subscribe, nurangiza ukore no kunzogera, kugira ngo uko tuzajya twaprodinga ikiganiro ujye uhita ugira gute, ujye uhita ubona nyine ibyo twakoze cyangwa se icyo kiganiro twashyizeho uyu munsi. Uri kwibaza ngo ese uyu munsi nje kubabwira kuki? Muri iyi minsi, cyangwa se si n'iyi minsi gusa, mu buzima busanzwe hari ukuntu abantu baba babayeho, ariko ukabona abantu ku mafoto, especially muri young generations, hari ukuntu ukabona nk'amafoto yabo arasa neza, barakeye, baraseka, ariko mu by'ukuri deep down mu mitima yabo ntago bishimye. Si urubyiruko gusa, n'abantu bagiye batandukanye, habe abamama, abapapa, ingeri zose, abantu muri rusange. Iyi interview ntago ireba urubyiruko gusa, ntago ireba abakuze gusa, ahubwo ni ingeri zose. Ukabona abantu babayeho, bari kwerekana ku ma status, barapostinga, ukabona babayeho nyine, ukabona barishimye, ariko mu by'ukuri atari ko biba bimeze, ari ugupretendinga, icyo twita pretend. Ariko uyu munsi nje kubabwira ibintu mushobora gukora, ni ibintu 5 ushobora gukora ukabaho wishimye. Trust me, ibi bintu 5 mbabwiye ntago ari ibintu njye ntago nzahangaha ngo mvuge ibintu bivuye from nowhere. Ni ukuvuga ngo umuntu aba yakoze research, sibyo, ugakurikiza, hanyuma ugateranyaho na testimonies abantu bagenda bakubwira, baguhereza, bagusangiza ubuzima bwabo, ukumva kubona umuntu gutya inyuma atari ko mu by'ukuri, ukubona yishimye inyuma atari ko yishimye imbere mu mutima. Kandi burya ibyishimo bya mbere ni ibyishimo byahehe mu mutima, ntibazagushuke. Hanyuma rero ibi bintu 5 ngiye kubabwira, trust me, nubikurikiza, ukabikurikiza uko bigiye bikurikirana, uzabaho ubuzima wishimye. Ubuzima bwawe bwose buzabaho mu munezero. Ati ibyo bintu ni ibihe? Ikintu cya mbere,
baho wishimiye ibyo ufite. Baho wishimiye ibyo ufite. Be grateful. Baho nyine wumva unyuzwe n'ukuri n'ubuzima bwawe, n'ukubayeho, uri kumva n'ibyo Imana yaguhaye, kubera yuko nimba utabasha kwishimira ibyo ufite Imana yaguhaye uyu munsi cyangwa se yaguhaye ejo hashize, ntago mbizi ko uzabasha kwishimira ibyo Imana izaguha mu gihe kizaza. Hari abantu benshi baba babayeho ubuzima batanyurwa nuko babayeho, utanyurwa nuko usa, utanyurwa nuko wambara, utanyurwa nk'ubu ngubu nambaye kano gakanzu sinumve ko kanyuze, sinumve njye mu nzira numve ndi proud yuko nambaye. Uri kumva? Hari abantu baba babayeho muri ubwo buzima batishimiye ibyo bafite, ariko nyamaze uramutse wibutse ko ibyo bintu ufite hari ubikeneye, hari ukeneye kugira ako gasaha wambaye, hari ukeneye kugira ako gapantaro wambaye, hari ukeneye kugira ako gakanzu wambara, ariko wowe ugafite ntabwo uri kumva ukishimiye, ahubwo urumva ukeneye iby'ikirenga. Yes, nibyo tuba tugomba guhora twifuza, ariko mu kwifuza bijyane no gukora, kuko niwifuza ntukore bizava hehe? Ni ikibazo n'ahantu bizava. Twishimire ibyo dufite. Nuramuka wishimiye inzu ufite uko imeze kose, nuramuka wishimiye ubuzima ubayemo uko bumeze kose, trust me, n'Imana izabona ko ufite umutima unyurwa, ikongerere kuri ibyo ngibyo ufite. Ariko buriya umuntu uhora umutima uhagaze, ubuse iyi shati ukabona wenda princess yanambaye utu tumeta ntago duhenze, ariko ukumva uratwifuje, nyamaze nawe hari utwo ufite, ariko urumva ukeneye tumeze nk'utu ngutu the same. First of all, banza unyurwe n'ibyo ngibyo ufite. Banza unyurwe n'ibyo ngibyo ufite, kuko nutangira kwifuza ibya mugenzi wawe ntago uzigera ubaho ubuzima wishimiye. Ntago, I'm telling you, ntago bishoboka, ntuzigera ubaho ubuzima wishimiye. Ikindi, nubaho wikunda, aho ngaho turacyari kuba grateful. Nubaho wikunda, ukumva wowe ukumva runaka urikunze. Ngewe ndumva ndikunze, nkunze ubuzima bwanjye, nkunze uko nsa, nkunze uko ngana, nkunze taye yanjye, nkunze ibyo nkunze telefone yanjye. Trust me, ntago uzigera wifuza kuba undi muntu. Ntuzigera wifuza kubona par exemple knowless, ngo wifuze kubaho ubuzi, ngo wifuze kuba nkawe, kubera ko you already loved yourself, wamaze kwikunda deja. Hari abantu nyine baba bifuza kuba baba runaka, wangira nk'uriya, wivuga ngo wakugira nk'uriya, ahubwo kora utere ikirenge muke. Love yourself, kuko ibintu byose, kwishimira ibyo ufite bituruka kuba wikunze. First of all, icya kabiri, baho ugomba kuba uri, be present. Baho ugomba kuba uri, bishatse kuvuga iki? Ndi hano mu kiganiro, sibyo? Ariko ndi kuvuga ati iyo nza kuba wenda ndi mu rugo ndyamye, sibyo? Urundi rugero, wagiye ku mazi, wasohotse n'inshuti zawe se, nabo mukorana se, na groupe yawe sinzi,
ariko uriyo kavuga ubu ngubu disi nakabaye ndi muri office nakabaye wenda se ndihe aho ariho hose sibyo no kuvuga ngo aho hantu uri ntabwo uri kuhaviva ntabwo uri kumva nyine nihuri nyine wahahaye umwanya habe kuko wahahaye umwanya uwo mwanya wahaye enjoying ubwo buzima wagiye kurya forget everything kubera yuko aho hantu uri nyine niho wahaye umwanya wako kanya ibyo wasize mu rugo forget it ibyo wasize hehe byibagirwe ariko baho ugomba kuba uri witangira kuvuga ngo ese ngo ejo utangire utekereze ku bintu by'ejo oya tekereza ku by'uyu munsi sibyo kora ku by'uyu munsi nimba uri mu kazi kora iby'uyu munsi kuko uyu munsi ni nawo wawe edaye uyu munsi nawo wawe kuko ejo ntabwo uzi uko bizaba bimeze sibyo ariko iby'ejo uzatsinda ejo ari uko wamaze gutsinda deja uyu munsi ndakeka murimo muranyumva neza uzatsinda umunsi w'ejo uzawutsinda cyangwa se uzakora neza ugira ibyo ubona kubera yuko wamaze gutsinda uyu munsi uyu nguyu urimo niyo mpamvu uba ugomba gukora neza ugakora ibyo ugomba gukora uyu munsi wahawe amahirwe uyu munsi ugihumeka uyu munsi ukigize gute nyine uyu munsi ufite uyu nguyu wabayemo niko bigomba kuba bimeze nutangira guhangayikishwa ejo bizagenda bite ejo bibazo forget it kuko ntabwo ubizi nimba uzanahageza edayeri sibyo icya gatatu be responsible umuntu ufata inshingano hari abantu babayeho just like that nta kuba nyine bahari inshingano bafite nimba uri umugabo cyangwa se umugore urugo rwawe ni inshingano zawe urkumva umuryango wawe ufate nk'inshingano zawe kuko nutaramuka ufashe urugo rwawe cyangwa se ibyo ukora cyangwa se akazi kawe nk'inshingano zawe bizakugora kugera kure trust me kandi uzabaho muri bwa buzima utishimiye kubera iki uzabaho mu buzima utishimiye kubera yuko nimba wenda n'urugero kwishyura inzu n'inshingano zawe ukwezi kurashize nta mafaranga ufite uzabaho wishimye se gute uzabaho wishimye bagusohoye mu nzu uhora wimukamuka kubera yuko nabwo wafashe inshingano ngo umenye ko ugomba kwishyura inzu uku kwezi ngo ukore cyane kugira ngo uzabone amafaranga wishyure inzu ubundi ubeho mu buzima wishimye hamwe na famiye yawe ikindi nimba uri umunyeshuri uriga muri secondaire cyangwa se kaminuza cyangwa se nyine uriga muri make ariko wirirwa kuri TikTok I'm sorry to say nanjye nyibaho ariko ntago wakirirwa kuri TikTok the whole day ngo uzagira icyo ugeraho trust me ntago bishoboka hari kuri TikTok hari abantu bariho wenda barimo baramamaza habariho bose wenda barimo barinjoyinga their lives sibyo nawe you are there watching them nta kintu uri kwinjiza maybe bo wenda bakora utuzi twa online cyangwa se nta wamenya niko kazi kabo karabatunze karabahemba warangiza wowe ukirirwa online from the morning to evening ibyo ni ibiki funga telefone yawe wige usome kuko nuramuka wize uzagera kure kandi nugera kure uzabaho ubuzima wishimye sibyo uririrwa ugura bando
zo kwirirwa Instagram, ku mbuga nkoranyambaga za Twitter, za Facebook, imbuga nkoranyambaga zose urazijagajaga, wagiye ahangaha kandi ejo ufite examen. Funga telefone yawe ubanze wige, nurangiza ibyo ngibyo bijyemo nyuma. Yego kuko nabyo birakenewe, uba ugomba kuri fresh isa. Ariko bitavuze ngo uririrwa kuri TikTok umunsi wose. Ni ikibazo kuko nimba udashobora kuba responsible ngo umenye ko ejo ufite exam, umenye ko ejo hari inshingano ufite zo gukora, ntabwo uzabaho ubuzima wishimiye, kubera yuko ejo uzagera muri classe utsindwe, ejo uzagera mu kazi utangire gusinzira. Ibyo ni ibiki? Be responsible kugira ngo ubeho wishimye. Ikindi cya kabiri, cya gatatu, be humble. Be humble. Bisubiremo, be humble, cyangwa se cisha make. Bumuntu ucisha make. Ibi bintu bizagufasha kugera kure mu buzima bwawe, nubaho ucisha make. Wabuzi yuko buriya abantu badacisha make, cyangwa se abantu bakunze gukora ibintu bitari byiza, bakunze kwiyemera, bakunze kuvuga nabi, bakunze gukora ibikorwa bitari byiza, wabuzi yuko badakunze kugera kure mu buzima bwabo? Ni gute wagera kure gute se? Wagera kure gute wirirwa umuntu wese muhuye umushihura, umuntu wese muhuye umubwira nabi, abo mubana warababujije amahoro, nta kintu bashobora, mbese nyine bakubona bakagira ngo babonye inyamaswa. Urumva kuba wagera mu bantu, cyangwa se reka, hari abagabo bataha mu ngo zabo, abana bakahita bajya mu byumba, bakahita bajya kwiruka bati paparaje, nyine baragutinya, nago bashaka kukwegera, nago ahari bari gutekereza ko urabakubita cyangwa se urababwira nabi, cyangwa se simbizi. Aba bana bawe bari kuguhunga, urumva uzabaho gute wishimye mu gihe abana bawe bakubona bakirukanka nkaho baje kuguhobera? Kubera yuko uri rude mu rugo, nta muntu uvuga, umugore wawe ntavuga, abana reka sinakubwira, abandi bantu mu bana reka nta uvuga, urinjira umeze nk'igikoko, urinjira udashaka guseka, wafunze isura, wagize gute. Ese ubwo buzima urumva bugushimishije? Ntago bugushimishije habe na gato. Kugira ngo rero wishime mu buzima, be humble. Hahandi abantu bazaza bakakwisangamo, hahandi abana bazakubona ati papa, bakaza birukanka baza kuguhobera, aho kugira ngo baguhunge. Hahandi umugore wawe azakubona akaza ati sheri, wiriwe gute, umunsi wawe wagenze neza, ku kazi byagenze neza, arimo gusekera. Aho ngaho ubuzima buzakuryohera, trust me, ubuzima buzakuryohera kandi uzabaho mu buzima wishimye, nuba humble, ukabana n'abandi neza mu mahoro, nta gikuba kiba cyacitse hagati yanyu. Wabuzi yuko abantu bari rude, cyangwa se batagize, badafatitse, cyangwa sinzi nyine batabana neza, batiyoroshya kugira ngo babe promoted mu kazi. Oh my god, sha ni bakeya kwijana. Kubera iki? Mu kazi naho muvuga neza, uriya ugasanga uriya ntago bishoboka.
ariko wa muntu uri hambo, wa muntu ugera ku kazi agasuza abakozi bose, wa muntu ugera ku kazi akavugisha abaplanto, wa muntu ugera ku kazi agasuhuza abasekirite, wa muntu ugera ku kazi agacisha makeya, agakora akazi ke neza, akubaha abayobozi be, uriya muntu agera kure cyane, kubera yuko avamo n'umuyobozi mwiza, kubera yuko nako kazi kandi ahawe aragakora neza, kuko nta mutima mubi muri we afite, nta mutima mubi muri we agize gute afite. Niyo mpamvu kuba hambo ni ikintu cya mbere cy'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uko waba umeze kose, amafaranga waba utunze yose, icyo waba ukora cyose, kwamamara waba ufite kose, ibi mbigarukeho, kwamamara waba ufite kose, utabaye hambo, trust me, ntabwo abantu bazagukunda, ntabwo abantu bazakunda ibyo ukora, nawe kandi ntabwo uzabaho mu buzima wishimye, kuko nta muntu ukuvuga kari urutega, nta muntu ugucira kari urutega. Aho ugeze hose uriya muhanzi ariyemera, aho ugeze hose uriya munyamakuru ariyemera, aho ugeze hose uriya muntu ariyemera. Urumva ubuzima bwawe buzaba bukuryoheye gute? Ntabwo bishoboka. Kuba hambo rero uba ugomba kuba hamba kugira ngo ubane na buri muntu wese mu mahoro. Na buri muntu wese mu mahoro, kugira ngo ubashe kugira icyo ugeraho. Ikindi ikindi cya gatanu, kubaha ukiyubahisha. Ni wubaha abantu nabo bazakubaha, sibyo? Ni wubaha abantu bazakubona, babone ko uri umuntu koko mwiza. Urumva ibyo ngibyo bijya kujyana no kuba hambo. Ibyo bintu nubikurikiza, ukiyubaha, ukubaha n'abandi, ukiyubahisha, uzaba wiyubashye, ube wubashye abo mubana, ube wubashye abo muvukana, ube wubashye umuryango wawe nawe ubwawe, kandi wumve umeze neza, wumve ubayeho ubuzima wishimye, wumve nta kibazo. Akuzi kubaho wumva ufite ikibazo, uzi kubaho wumva mu mutima wawe hadatuje. Kubera iki? kubera uhora ugirana ibibazo n'abandi bantu. Ninde ufitanye ibibazo na runaka? N'uyu nguyu. Ninde ufitanye ikibazo n'uyu nguyu? Abantu bose barakumenye. Kubera iki? Kubera kukwishyira hejuru kwawe. Please, mureke twiyubahe, tugire twiyoroshye, tubaho tugomba kuba turi, tugire inshingano, ubundi dukore cyane. Ibintu byose mu buzima bwacu dukeneye tuzabigeraho. Ndakeka uyu munsi ibi bintu mbabwiye, wowe bigerageze gatoya, wiha ukwezi, wiha amezi 2. Ngiye uzaza umbwira, uzanyandikira umbwira uti Diana sha bya bintu n'ukuri warakoze cyane, mbayeho mu buzima nishimye kubera kwikunda, mbayeho nishimye kubera gukunda bagenzi banjye, mbayeho nishimye kubera kunyurwa n'ibyo mfite, mbayeho nishimye ubuzima bwanjye. Ibyo bintu ndakeka murimo murabyumva. Ikunde, first of all. Hari abantu batikunda, ngenda byibushye. Urabyibushye nyine, ngenda nanutse, urananutse. Be grateful. Ukungana ubyishimire. Ahuba uhishimire. Hari ikintu kigeze kumbabaza. Tukiga muri secondaire. Umwana baramwirukanye, bamutuma ababyeyi.
mama ati genda uzane ababyeyi bawe. Umwana arataha kubera ko yari afite mama we w'umukecuru, ariko urebye nyine uwo mwana ntago iwabo nyine bari bifashije cyane. Umwana aragenda azana arataha, ahubwo ubwo ngubwo ageze mu rugo urumva abakecuru umuntu ubunakuze hari abantu nyine baba batazi ngo ni biki, aravuga ati narinje ndarwaye. Ariko aza gusubirayo muri icyo gihe yari arimo ashaka umubyeyi bazajyana ku kigo, kuza kugira gute, kuza kureba, kuza nyine ku kigo yitabe ikigo. Umwana uzi icyo yakoze ko rwose yaragiye agura umubyeyi. T'imagines mama wariho, s'il te plaît, ariho, ababyeyi be babiri bose bariho, ariko ararenze, ntababwiye ko babamutumye, ararenze. Agiye gukora iki? Agiye kuzana aba bandi, noneho yanishyuye, ababwira situation uko ibintu bimeze byose, arababwira gutya na gutya, nakoze ibi, mugende mwitwaye gutya, nimugerayo munankubite kugira ngo babone ko ibintu biri serieux. Ibaze nimugerayo mu nkubite kugira ngo abarimu n'abayobozi babone yuko koko muri ababyeyi banjye kandi muri ababyeyi barera neza. Ariko unfortunately uwo mwana ntabwo byamugendekeye neza. Hari akantu burya, hari ukuntu Imana ijya inadutamaza. Hari ibintu directeur yamubajije, abaza umubyeyi, yumva umubyeyi ari kujijinganya, yumva nyine ntago, hari ukuntu umuntu uri kuvuga ibintu koko azi neza abagaragara, ariko n'umuntu ubujijinganya avuga ibyo atazi nawe abagaragara. Uwo rero nawe niko byamugendekeye. Umva umwana noneho uzi icyo bamukoreye? Baramubwiye ati utahe, n'uyu mubyeyi wazanye wiyise ngo ni umubyeyi nyine, urumva we bamugiriye inama, nta kindi bamukorera kuko nawe urumva si we, urumva. Ariko umwana baramwigishije, ufite kuba proud y'ababyeyi bawe, ibiki turabizi bariho, kubera ko aza ku ishuri bari bamuzanye. Ababyeyi baza kumenya iyo nkuru, baje ku kigo bararira, bavuga ntago bishoboka. Gute? Umva byarambabaje, numva sinzi. Ibaze kuba ufite ababyeyi, ufite amahirwe urabafite, hari abatabafite bifuza kuba banabagira uko baba bameze kose, uko nguko uri kubita ngo ni abakene, ntago bari presentable mu bandi banyeshuri, ngo abanyeshuri nibabona baraguseka. Hari abandi bifuza kuba bagira abo babyeyi. Mwabana mwe urubyiruko mudukurikiye mu kiga, ibi bintu ntago ari byiza, mukwiye kwishimira ubuzima mubayemo. Ababyeyi banyu uko bari kose ukabakira, niko Imana yabishatse, niho Imana yashatse kuvukira. Ufite kubyishimira. Nk'uwo mwana yarambabaje, numva sinzi, ndavuga oh my god, ibi bintu bibaho? Ngo barashaje, ngo biki, ngo nagara abasirimu. Ibaze umubyeyi wagutwise mu nda amezi 9, akakurera, akagufata neza, akagutwara neza, utangiye kumwita ngo ntagasirimutse? Utangiye kumwita ngo ntagasirimutse? Yarakubyaye amezi 9, akakugira ku gise, akakurera, akakonsa, akakoza, ugakura, ukaba ubaye umuntu w'umusore ungana gutyo, warangiza ukavuga ngo ntago namujyana, ntago namwerekana mu bantu. Ibyo ni ibiki? Ibyo bintu Mana yanjye. Urumva umwana ntago yarabayeho ubuzima yishimiye. Iyo asa kuba anyuzwe n'ukwari, anyuzwe n'ababyeyi be, anyuzwe n'ubuzima bayemo, ntago yakabaye yaragiye gutira ababyeyi hanze, abaha amafaranga baze bamuvuganire, kandi ababyeyi be barahongaho na n'ikintu bari gukora. Tubeho ubuzima dukunze, twishimiye. Yes. Hanyuma rero ndakeka ibi bintu mbabwiye bizabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Nanjye bwanjye bikomeza bimfasha. I love myself, I love my life. Nkunze uburyo mbayeho, ndabikunze.
nawe rero tangira wikunda ukunda ubuzima ubayeho. Yes, mwakoze cyane rero, reka ndumva narekera aho ngaho mbashimira mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro, mwakurikiye izi nama nabagiriye. Nukuri nimukurikiza bino bintu muzaba ubuzima bwanyu mwishimye, muzabaho nabibazo mugirana n'abandi, muzabaho mugwize iterambere, mbese ubuzima bwanyu buzagenda nkuko mubishaka, nkuko mubyifuza. Ndabifuriza rero gukomeza kugubwa neza. Ni Princess Diana, ushaka kunkurikirana kuri Instagram, ni Princess Diana karongo 250. Hanyuma Shine DTV nayo ibaho, ni Shine DTV, wandikamo Shine DTV uhita uyibona. Mugende mudufollowing, mujye mubona ibikorwa byacu bya buri munsi, kandi turabakunda cyane. Dukunda uburyo kimutwitaho, dukunda uburyo kimutwereka urukundo rwanyu. Imana ibaho umugisha, turabakunda. Mwibuka gukora subscribe kandi musharinga, muna likinga, muna commenting, mujye munatubwira uko ibintu munabibonereka. Yes, hanyuma rero ikiganiro nakagaruka, hanyuma ibindi biganiro kuri Shine TV birakomeza. Mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda. Bye.